Ndi papa Sava. Ariko se jewe Ceceka wowe. ariko uvuga ikintu ni igisambo kubera reka mubwiruka ariko reka jereka mbabwire ibintu muri kuvuga igihe mwahereye nje nababwiye ko ngiye ntabyo nzi urumva nje ntabyo nzi umuryango w'uyu nguyu waje kundira kwanza wowe bose ntabwo wari uhari urumva wari waragiye muri Misiri wo baraza barandeba barambwira ngo inzara yarabisha ngo wabuze ukuntu bivuza ngo wabuze ikintu barya wabuze ibiki ibintu ngo byarabacanze ndicara ngiye nigira nk'umusamaritan urumva naje nigira nk'umusamariya ndicara ndavuga reka ngiye mbafashe ndaye ikintu abagirira bafashe ntabwo waje kundeba Ubafashe iki? ntabwo waje kundeba wowe Ubwo wabafashije iki? ngo nabafashije iki ngiye yaraje arambwira ati ngewe rwose ibintu byanze ubuzima bwaducanze inzara igiye kutwicira mu nzu tugurira igitanda na matera urumva tugurira igitanda na matera ashaka no kumpa intebe ndica papa Sava ntabwo uzi intebe zanjye ndicara no ngiye ndicara mbona intebe ngiye nazikeneye ni ukuri kwimana mu ijuru ndangije ndamubwira nti twandikirane arambwira toya ati nta mpamvu yo kwandikiranwa wowe uri umuntu w'umuvandimwe uri umuntu wo mu muryango ndangije mu amafaranga ndabeshye Wamuhaye angahe? Wamuhaye angahe? Umva ibyo bakubaza angahe? Wamuhaye angahe? Jana mayi 120. Uvuga ibintu uhagaze wamuhaye cash. Wamuhaye cash. Jana yamuhaye cash. Je ubwanje je narayibariye. Niko digidi. Ndakumva pastor. Amafaranga angana gutyo. Uratinya kuratanga nta nyandiko. Nawera. Jewe namuhaye 120 je ubwanje. Urumva? Nago ubozana ibintu by'inyandiko. Nago umuntu yakubwira ngo umwana ngo ari agiye gupfa gutekereza ibintu bya sheke. Naramuhaye 120 je ubwanje ndicara inoti ndazibara ndazizana zishira hariye. Kwanza byatangiye ambwira ngo ki. Yaraje arambwira ati rodigidi muvandimwe ndakumva urumva ati ubuzima bwakomeye ibintu byancanze umwana wa wundi nyakwigendera kanganje gatoya urumva ngo kamereye nabi ngo kagiye kujya kwa muganga ngo kararwaye ndicara ndareba ndavuga ni uyu n'umuvandimwe si umuntu dusangira ni mubizi mwese ndicara ndavuga ahubwo wari ubaze mission wari ufite imyaka ingahe si imyaka 2 se nyine urumva muri iyo myaka 2 ikintu cyabaye byatangiye kwanza ngo buri kintu cyo kurya inzara irazitezamo babura ukuntu bishyura ubukode bw'inzu ibintu byose birabacanga wowe ubwawe urabizi n'umutima wawe nukuri kwa kuni mu mucaka kugira ngo mucomeke abantu ndangije ndicara ndavuga nirago nabatererana urumva papa Sava abaza gushaka kungurisha igitanda na matera nabivuze haruguru nje nabahaye 120 noneho nyuma aza kumbwira ati umwana yarwaye akakana kanya kwigerera ayasigaye nyine wagiye kuyabaha nyine uva ukuntu byagenze arangije ambwiye ngo akana karwaye ndareba ndavuga ni okay reka mbikira ibyanjye n'ubundi umuvandimwe nzamufasha isaha n'isaha nabazaba umuntu w'inyangamugayo agira ate ashimire muretse ariko nge mbabwire umwana karwaye ndangije mu 5,000 mu 5,000 ndamubwira ngiye 5,000 nguhaye ni ibyabwerere ondoka na iyi pesa 5,000 wowe ugende ukemura akabazo urumva ageze aho nko masaha 3 nge nago mbeshya buretse tubanze tumwumve yego gereka nkubwiza ukuri ibintu ngiye nakagombye kwambeshya mu n'ibintu byinshi ariko utuntu tw'ubusabusanye nago natubeshya yego urumva mu 5,000 mu 5,000 abayikoresheje kwa muganga urumva kandi yarana afite mitiweli nago na contributinza kuri mitiweli ibyo ni nk'ibintu ntakagombye kubabwirira ahangaha ndangije mu 5,000 agiye hashize nk'amasaha 2 barantelefone digidi ni SS bite se ni Sauriye nibereye n'abavandimwe tuku gasantere hari rwanda rwo kwa Gerard noneho arambwira ati ya mafaranga 5,000 abaye make reka noneho tugure igitanda tugure na firigo urumva na televiziyo ya furati urumva ndicara ndareba ndavuga ariko se aho kugira ngo ibi bigire ndamwijanye na televiziyo urumva igitanda gatanda ka SAVA kirimbo kateremuka dukaze n'amapata yarakutse ndicara ndavuga inoke reka ngewe noneho ngiye nkagure mu 170 urumva mugere mubara 200 urumva mu 170 paste namuhaye imbumbe naga ari byane byo kuvuga ngo ndajya kuri bank ndagira gute none ngewe reba ukuntu kubana arabaye umwana w'Imana nkaba umwana mwiza ngafasha umuvandimwe byare nukuri birambabaje numva ko uzaza ukanyitura ukanshimira ariko reba ibintu murimo kunkorera kabisa ngereka nkwibariza ikibazo cyiza kandi abantu bose bacyumva ni gute ufata 300
ukabiha umuntu nta nyandiko n'abagurisha inzuma zishaje bagirana amasezerano jewe buriya rero hari ukuntu mureba nkabona ngiye musa n'abatanzi no niba utariko nakwicara nakubwiye ko igitanda cyari cya saveni cyateremuka dukaze gikozwe no muri pinusi urumva kikina jegera n'amapata urumva nako gafirigo avuga urugi ntago rwakigaga neza n'urutanka rw'inyuma rwari rwarapfuye amanuza ya hydrolique ubwo urumva ibyo bintu by'iyarara ari ibintu ngiye najya kwandikiramo n'umuntu ugiye ibihumbi 170 jewe oya ni hafi ariko 300 mwakabaye munshimira ngiye ku ngiye nagihanyandiko ntabwo ibyo bintu urabihakana wanditse koko kumbeshyera ko wambabari gukora kuneza abantu ubu nise turetse n'ibyo ngibyo nta mafaranga ngiye 40 nakugurije ntayo nakugurije jewe 40 se asakafirina jewe unguriza 40 none se fofo unguriza 40 urusha amafaranga unguriza 40 nakennye unguriza 40 narwaye unguriza 40 nyenda munaga kuberanya n'ishikizanye oya nawe genza cyari birababaje papa sava nje hari icyo numvisemo ngenda babeshya maranguza amafaranga 40 uretse n'ibyo ngibyo message nayamuhereje ngenda cyayifite ariko mukubye muri haboneka bimenye papa sava nawe gira ibyo uretse haboneka ibimenyetso kurakubitwiza kamera 40 warayamuhaye yarayaguhaye cyangwa ntaguhaye ntayo yaguhaye ni haboneka izo message gukuzwa digidi 40,000 ibihumbi 40 avuze yaguhaye 40 nibyo gihamya ariko warabibonye cyangwa ntabyo wabonye yarabiguhaye ntiyabiguhaye nibiza urabigenza ntabiyakane noneho ngiye turebe icyo mbwiye uvuza ngahe ibihumbi 40 nakugurije akose ko bagira ku mafaranga baguhaye ugatangira gupfa digidi witangira gusuragura hano ndumva ntazi n'intu wavuze ibyo vuga ibyo uvuga barayaguhaye ntawe baguhaye angahe 40,000 ayo yakugurije nitubona message bikanaguzwa kandi biragenda bite ariko reka njye mbabwire nakomeje kubasobanurira haruguru ukuntu ngiye nagiye nitanga nkamufasha ariko ntago muri kubasha kunyumva urumva njye ntago nagiye ngufasha sana n'ibyo ibintu by'ubufasha ntago mwabyumvishe n'ukuntu inzara yari igiye kuzamwica nk'ubu ngubu yamureka kare si wari kuzagenda ukaba indaya n'akakana kakishwa na bwaki kakagenda kagapfa kakajya kubajije nibyo uri gusubiza ibintu wakubajije ibihumbi 40 yarabiguhaye ntiyabiguhaye mwari mumbajije ngo oya reka manze ndimo kugenda mbyumva mu matwi nkumva ari ibintu ntazi ukuntu bari kugucanga bashyiramo amakorosi ntazi ubundi wowe n'amatotani ntazi nta soni koko mukuru wawe arapfuye arapfuye none mutajya no gukundanira mu bintu ndamufasha nditwararika kuri ntuzi wowe amanyanga guteza umwana umuryango ibihumbi 40 wenda ibyo waraguze ibyo bintu ibihumbi 40 yarabikugurije ntabwo yabikugurije ariko urumva ntabwo mwafata ibintu bijyanye n'urukundo rwanjye nawe ngo mubivange n'izo business za 40,000 none se mwagiye mugakundanira ku bintu byanjye ngewe ku bintu by'umuntu noneho yapfushije umugore nicyo ushaka kuvuga nyine urumva birimo n'amakorosi yarayaguhaye ntiyayaguhaye ariko ibyo bihumbi 40 mu by'ukuri yarayamaye mu by'ukuri yarayamaye ibyo bihumbi 40 uriya ngiye urumva papa sava nshakira igiti mwese ibyo bihumbi 40 yarayamaye oya ibyo bihumbi 40 yarayamaye ariko mwaretse kumvikana n'abavandimwe mwese sinyemeye oya nibutse ikintu kabisa kandi murabona buretse ntabwo mukubita afite icyo yibutse kugira ngo yibuke vuba vuba sura umwana w'Imana ibuka nibutse ikintu kabisa ayo mafaranga 40 ndicaye ndaturuna nibuka ikintu 40 koko ariko avuga ibyo uvuga nyine 40 nari ngiye kwemerera ko yamaye yarayamaye pe ndibutse kabisa ibya 40 bivuye none se digidi pereza wavugaga yuko iyo utamutabara ari umwana aba yarishwe n'inzara nawe akabindaya akaba yarageze ubwo akuguriza ibihumbi 40 turashaka noneho ngo dusobanukirwe iby'iki kintu neza tujya kuzana uyu mukobwa ahangaha yatubwiye ko umugore w'uyu yapfuye ari we mukuru we siko byagenze se yapfuye hanyuma yapfa ceceka murangije muransonga aho bari bacumbitse n'inzu yari yabasizemo mu kwezi kwa buki uriya nta mafaranga yari afite yo kuyishyura ari kumwe n'umwana mwarakundanaga sibyo ntabwo tubivanga ndi kugusobanurira
bivuga ko yakubikije ibyo bintu kugira ngo ajye mu nzu ntoya urabihakana yesu we reka ariko fofo Oya. wavugishije ukuri imbere y'Imana ko ayo mafaranga ndavuze nubwo ngo tutakoze inyandiko byagenze bite? ryama hasi uryame hano mwese Oya, ariko se ni ngombwa ko ndyama ndi umuntu w'umugabo ryama byagenze ariko okay ndaryama ariko utangira kwigira dukeneye ukuri dukeneye ukuri ibyo bintu mwarabiguze nk'uko wavugaga cyangwa barabimubikiye ibyo bintu rero oya ariko mureke mbibabwira ukuntu ibintu byagenze vugisha ukuri kandi dushigaje iminota itarenze 3 ahangaha tukaba twagiye vugisha ukuri tuva ahangaha noneho mubwire rukaba areka iki giti ibyo bintu ndwara umutima ndikumva ubwoba ibitekerezo bikagenda nkumva umutima ugiye guhagarara utangiye kwigira ikiragi umva bagukubita uvugisha ukuri oya njyanye n'ibyo nari ngiye kubabwira ukuntu ibintu byagenze noneho ibintu mwarabiguze ntabwo mwabiguze ibintu se ibintu mu by'ukuri yarabimpaye ese kuko nageze aho nanjye nkagira kirize nkabigurisha kwa w'Imana umva nkubwire rero ndashaka ibintu byanjye none ahangaha wagurishije ibiti aka kanya ndabishaka yarabiguhaye yarabikubikije mbese urebye bimwe yagiye abimpa ibindi akabimbitsa ariko ni nkaho muri by'ukuri yarabimpaye yarabimbikije none umva rero none ikintu ushaka ndashaka ibintu byanjye none ahangaha kanya ariko nabikubwiye ndashaka ibintu byanjye amatereviziyo matora ibintu byose ndabishaka ahangaha nukuri mu nzu oya uretse mu nzu nta kintu kirimo barabitwara w'Imana yarabitwaye icyo gitanda cya telemuka dukaze yaragitwaye Gerard niwe wakiguze agiye amucoma mushyashya kubera ko agiye gutangira ubu se ntabwo ubona ntabwo ari televiziyo yanjye ubu ntabwo ubibona n'ibindi byose ariko nayemeye n'ibindi byose ndabishaka firigo irihe n'ibindi byose ndabishaka firigo irihe firigo ahantu nanikopesheje ariko wagiye unavuye hano firigo mu Kimina barayitwaye umuntu agahemukira inshuti ngo bashakaga ngo agahemukira imfubyi akagira gitanda ubundi ni pinusi ni bwoko ki igitanda cyiza cyari buye ubu igitanda ni cyiza cyari buye hano nkanya ndi umuntu wo kurara ku gitanda cya pinusi ni sasu wasaniye mbere wari wavuze ngo nibeshye vuga saveni ya pinusi oya ndikosoye ni sasu wasaniye ari buye ni sasu wasaniye ari buye twese turi abantu pe uyu muntu agiye muri misiyo si y'igihugu ntabwo ari iy'igihugu si iyawe ntabwo ari nk'uko kera bajyaga ku rugerero agusize ku rugo ntiwavuga ko ukundana n'uriya mukobwa ngo bazabana muzabana akundanira mu bintu byanjye none mukundaniye mu bintu by'umugore amaze gupfa ugura iki wanjye hongeho agashinyaguro ni nko gushinyagura ibi uzi rero uzi ibi bintu ukuntu bigenda igitanda kirimo nta kirimo igitanda nacyo naje kukigurisha firigo yo bayitwaye mu Kimina kubera ko nari ntarabona ubwishyu nyine ndatinda hasigaye iki hano kindi niki gisigaye iyi televiziyo niyo yari isigaye matora yo uragenda ubyiko matora yo bayizanye barayinyayeho pe iyo ni amagambo uvuga uri umuntu wese ngo bayinyayeho wafataga rero birasaba ko uyu muntu abara agaciro k'ibintu bye ariko biba ngombwa tukamenya uwo w'Imana tukamenya n'icyo kimina n'icyo kimina byo bashobora no kutagira icyo baduha ahubwo mwishakira kure oya ibijura niyo bigurisha umva fata agenda wikora enda oya uramuha televiziyo agenda yikoreye yakwirukanka akagitahimena yifata niya ibisigaye mu buyobozi fata akaboko iyo ndamuye yonyine ndijyana oya nditwara neza ubusa narwanya umva haguruka tugende musigeho two kwihana mumve ko uba mukinze iyo nzu ye mubwira ngo kizaze acha maneno wangu ndijyana papa mwaretse nkambara inkweto imbere tugende ukomeza kugira amahirwe bakagufunga ntibiwaniramo abaturanyi imbere kabase nsige telefone yanjye uyisigira itware nayirimo amakuru muyifashe nta soni erega haramenyekana n'ibindi bisabwa mukorana ariko ugende neza udashaka ntabwo twagenda twese sigara kuri iyo nzu inda zanyu zizabakora
haza abaturanyi ugahemukira imfubyi ugahemukira n'uwo witaka umuceri muzabana ubundi se bakwibikira gifite isoni nka kwa kundi umuntu asura muri kwateri bamubaza ngo ni mutwara